filime mumenye ko gahunda ngarukanye ari Sazafurika. Ngaho dutangiriye hakurima Sazafurika mwana w'umunyarwanda. Bimeze bite rero? Element niyo yatangije umushinga witwa gahunda muri Afurika. Noneho umushinga witwa gahunda maze kuwutangiza uragenda urafata. Umushinga umaze gufata kuri iyi nshuro nabazaniye umushinga witwa ngo Sazafurika mwana w'umunyarwanda. Ngaho Sazafurika bimeze bite? Muri tayari teri uva moteri ngaho ubu utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu menya ko nawe ibintu utazabishobora. Nta gahunda uragira koko. Mbega nimba uzi ukareba iyi filime yanjye ngasanga ndi kureba ifite views 250 mu cyumweru, ngasanga ibyo bintu ntabwo bingana n'abasubscribers mfite, menya ko wa mushinga natangije witwa gahunda wasigaye inyuma mu majyambere. Mbega mu yandi magambo urasamye koko. Nano iyi filime iramutse igiye gukorerwa inkuru kuri YouTube, ba bantu bakora imitwe ya YouTube bavuga ngo noneho ngo nibabona ibikoze za YouTube channel zindi ziriyahura. Ngo noneho reba seke ndakwishyura. Aya niyo mitwe y'inkuru tumenyereye inaha. Jumva ndacyari namba uno hirya yo nino. Hari mu Rwanda hinjya. Waruryamye amureze ukuntu twirukanisha imisozi yose wakicwa n'uburoro iyo tubwiye tukaza gupfa twirukanka ngaho ntakereye ate namwimerere ngo ubuseroke nadasobanura turi buvuge iki. Ngaho ya ntabwo njya mpereza abajangweri sibyo. Ibi bintu byo kudahana tujya duca umuco wo kudahana resoli kira gukurikira nta ndafata ariko inzerezi nta bwenge mugira muza kwicara iruhande rwa usano abantu baransora ryari jiwe wasizite musumwana we wakoze iki shabyuro nanjye nabyo wese wasizite ngiye nishumu mandi kumwe mu misho umuntu byari nk'impanuka mwana ariko fande wa mubari yo kubona fande mwambaye wasanze twarakwibeshyeho ntabwo urafata indangamuntu ibyo ari akumuryango ukingura ego fande kumunga caho wagisasiwe ni kazungu wo kuri boutique. Yeah. Mama we Sazafurika mwana w'umunyarwanda arabanza aranimurika do uretse urabifoto kuri foto usibye akagambane kabo hari igihe umuntu aba arenze ko kuri gasubira turakirya garukanye turakirya bimeze bite karaza nta mwana unyara ku kabari uri kwaka byagenze ikigoryi cya Rota biki bataramba amafaranga ari byo wahibyiriye. Ibi bintu rero twasize bimanukiye ntituramenya nanone bira bimeze gute. Ndaje mu kanya reka mbanze gusigiramo